kubera ko atatsinzwe gukora kuri Rayon Sport agatsindwa kubera ko atatsinzwe ndetse we yagombaga gushaka uburyo yugarira niyo mpamvu uburyo hari nyabakinyi mu kibuga ntabwo ngewe nigeze ngira ngo murabyibuka ko na probable lineup twavuze hano nababwiye ya mbere mwari mwavuze ngo ntibishoboka naberetse ko Sena ari kuri point murabyibuka ko ahubwo ikipe wapanze yambe niyo yaje nyine ikipe hayitsemo Ngendahimana hazamo Majaliwa yego noneho impamvu ngiye ku ruhande rumwe nageze oya hararimo Ngendahimana yari kumwe na noneho ikintu nabonye Kazungu gikomeye n'iki absence y'umuntu bita Mugadamu je Simbara Yusefu cyane ndabara Mugadamu no kugira nibazo n'umuntu bita Haji akamwirukana muri kampo yatumye imibare ubwayo iki gitego kireta kibisobanura iyi contre attaque neza umuntu witwa Haji yaboneye penalty ikipe ya Rayon Sport kuri match ya Ibaro mitima iyi contre attaque Kazungu Clever igisubizo ku bintu antari kuvuga iyi contre attaque abantu barimo barareba isa nk'iyi neza umuntu witwa Haji yaboneye penalty ikipe ya Rayon Sport kuri match ya APR acomekera ujera umupira so no kuvuga ngo kuba atarafite abawinga Kazu yagombaga gushaka umuntu uri buze gukina ibyo yifuza ni ibihe yanabivuze no muri interview mutozo wa Rayon naramwumvishije nge nari mfite umunyege z'umuntu bita mvuye kure Emmanuel Mano ko atari buze kuhashobora ariko niba hari umuntu warayikinnye umupira wo ku rwego rwo hejuru ibintu biri tactique by'umutoza n'umuntu bita Mano yakinnye kireba no muri press conference yavuze ngo niwe Mano kukibabwira rero numva narakeretse na Hitimana ejo twicaranye Mano yakinnye umukinnyi wambara nimero 10 nimero 7 w'iyi kipe bita Bengals match bahuye naho na Kakamega no mukanya nari nimo nyisubiramo kugira ngo ndebe yatanzemo assist ebyiri niwe meneri wabo yambara nimero 7 mu mugongo abafite bande akinisha imoso akabande ku kuboko akabande n'umutoza Rayon Sport yabigarutseho yavuze ngo yatanze assist 3 ngo atsinda igitego yatanze assist ebyiri naziboneye nta gitego yigeze atsinda abantu bari kumubona mu mashonguri hari haruguru abantu muze kumucunga mu muriro ya mukinnyi wambaye nimero 7 wambaye yahawe mission yo kumwiruka inyuma yajya kunywa amazi yajya muri axe yajya he aramukina bigira ubwo uyu mukinnyi ava mu kibuga nta assist atanze nta gitego nta kibazo na kimwe akoze ikibazo cyabaye ikiherero nukuvuga ngo iyi kipe kubera ko ifite abakinnyi benshi b'abatekinisi bamaze kubona ko nimero 7 umuntu bita Mano yamumetrije bahita bahindura nimero 10 wabo we aho kugira ngo asabire baro muri zone ya nimero 10 akaza kuyisabira ku ruhande rwa Ganijuru akazamukana n'undi Ganijuru akisanga ari umuntu asigara ari wenyine mu yandi magambo bijyatumaga mediateur ba Rayon Sport ubwabo baba bake kubera ko Mano arimo arirukanka ku muntu Mano ntari gukina baro icyo gihe harahitasigara umuntu bita Ruvu harahitasigara umuntu bita Kalisa Rashidi n'umuntu bita Majaliwa gukora kuvertire bikagorana ugasanga umuntu bita Elias Sigari wenyine ni nayo mpamvu umuntu bita Mano ibyo yagombaga gukora ejo Kazungu yarabikoze ntigeze yataka cyane ko umutoza Rayon ntigeze amutuma kwataka umutoza Rayon Sport arigera nyiri kiganiro itangazamakuru nacyumishe kuri Flash TV niho nabirebeye nanjye amashano bayaduhaye mission y'umuntu bita nimero 7 kandi yayikoze uko nabyifuzaga nanjye nabyeretse Hitimana muri match narabwe ngo mucunga umuntu bita Mano umuntu arajya kunywa amazi akamwiruka inyuma arajya muri Axe Rayon Sport Mano akaba ari kumwe nawe yajya kuri kabiri ka Rayon Sport Mano akamusangayo paka bamusimbo bamukurayo mu yandi magambo iyo Rayon Sport itsindwa Kazu nari kuvuga ko umutoza yakoze nabi imibare yabaye mibi ariko niba twemeranywe we na Hitimana ejo twari turi muri stade Rayon Sport yabonye uburyo bwinshi mbere y'izamu ry'ikipe kurusha uburyo iriya kipe yabonye mbere y'izamu rya Rayon Sport turabyemeranywe uburyo bwinshi ndabyemera ariko niba uvuze ngo impamvu gupangamo uyu musore nari bubigireho ikibazo wibuke ngo yirukanye Haji Mugadamu yari tribune Yusefu yari tribune Haji ni yahaba ariko kuri bench Haji ni yaba muri 20 nta kigaragaza ko ari kubanza wenda handi wenda Kazu ikintu nensistaho dore ikintu njye nensistaho sinigeze ndeba uyu mukino ndi kuri stade ngewe nawureberaga kuri telefone iki gitekerezo yari afite ngewe nahise nkurura match ya APR akimara gutsinda igitego kimwe n'igice cya kabiri ibi ngibi nibyo yakinaga abakinnyi benshi badefanda agasigara acungira ku counter attack yego ese abakinnyi bakuyoboreye counter attack ni bande haraho bigera n'igiteke n'umuntu mwari mufitanye ikibazo ukiyunga kuko urimo uramvizaja ikintu kiremereye cyane turimo turavuga match imwe match ebyiri zikostinze miliyoni 400 ku ikipe idasanzwe ifite amikoro ahagije
iyi mace bamisinze byo ku rwego rwo hejuru umuwinga wundi wagombaga gusayidira umuntu witwa Ojera. Ojera yabitswe muri uyu mukino kugera kuri level yuko action zose ziwe bari bazi n'uburyo agenda, ariko se ninde agombaga kuba backup yo gukora ibindi bintu Ojera atarimo arakora ku rundi ruhande? Yari Haji. Icyambere twabonye umutoza mu byo yapanze, reka tubyemere mu gice cya mbere ko ikipe ntiyarayizi, ariko se mu gice cya kabiri uzanye plan yihe? Minota 45 ikipe yakwiyeretse uko ikina. Ni nta mpamvu benshi bari bazi ko Mvuyekure agomba kuvamo hakajyamo Charles Bare. Byanga bikunda ukeneye ibitego, ntabwo ari igitego. Ko numbwira ngo urakina umuntu nuko atatsinzwe nyine. Ukina umuntu coach w'umuhanga arabimenya akavuga ati mwihorere. Uriya reka tubare ko nubundi afite umugendaho. Akadukoresha abandi. Ushobora kurya ibitego bitatu. Wowe uvuga ngo ufite umuntu mugendana. Mu mibare ufite nabivuze hano kwa gatandatu. Yego. Rayon Sport ikeneye kudefenda ariko igashaka n'ibitego. Kazo attention Ni mu buryo bari hanze. Niyo mpamvu Rayon Sport uyu munsi ndabyemera mu gice cya mbere wahekeranyije abantu bane muri Mediane. Niyo mpamvu Mvuyekure yari afite umuntu afashe ariko ubona ko adakenewe. Niba ejo nibwo twabonye Aruna Majaliwa yajyaga asimburwa twabibwa ibyo ari byo. Arakinana n'umuntu watumye aruhake akora cyane. Ejo Rashid na Majaliwa wagira ngo barakuranye bakinana. Majaliwa niyo yakinije 120 ntaruha. Uyu muntu witwa Kalisa Rashid akwiye ingofero. Ruvumbu afite akazi kamworoheye kuko Majaliwa na Rashid baramukorera akazi keza. Niyo mpamvu twaraga mu gihe bamworohereje cyane. Niyo nguye ngo Majaliwa ejo niyo bakinije 120 ntiyari ku ruhara rushyushwa n'ikiza. Arafata baro Rashid ahari yime ayimuhaye nawe arayimushubije. Rayon Sport agiye kwataka. Uruvumbu nawe uretse gushwana ejo agahabwa ikarita y'umuhondo ntiyagomba kuvamo kuko nta kazi kenshi yari afite. Byari byo uko akuna yisigari yakinaga. Yavuyemo kubera Mugeni bamaze no kumuhereza warning. Ufite abantu bagukorera akazi wowe akazi ceceka magambo te Mugeni. Ariko se urakuze udashobora kuyobora batoya. Urakuze udashobora kuyobora abakinnyi bato. Nibyo umuntu yabwira uyu se yaba kapiteni wariyo n'urugero. Urimo gutongana n'umusifuzi mpuzamahanga. Si wo mu Rwanda se championnat match se gute? Uramusifuza yashaka ari kumuha iyo yakabiri. Rodri yararwanye ejo bundi yarafashe umuntu kazu. Tubishime Rodri ni muto. Tubishime. Oya attention yari gizamuka ya match. Niba washyushye niyo mpamvu bamuvanye Mari. Zidane ntiyateye mu matera. Yavuye muri ko mukino ngenderwaho. We ntabwo urimo kunyumva. Ni wowe mukini mukuru ukwiriye kuyobora abandi. Ni nawe washyushye mu mutwe. Ni wowe wagakwiye gutanga assist y'igitego. Ni wowe wagakwiye gukaruma umukino. Niyo gutsindwa kubera iki kibazo. Ni wowe ukwiriye gukaruma abakinnyi bato ngo washyushye mu mutwe. Yego ndabyemera ariko nibishobora. Yatsinzwe umupira Rayon Sport ifite igitego kimwe. Umupira ngo washyushye mu mutwe ushyushywa n'iki? Rayon ifite igitego kimwe. Yasuye. Ni wowe ukeneye gukaruma abakinnyi. Niba ushyuha mu mutwe se baboneri ninde bakaruma. Ruvumbu niwe mukinnyi ngenderwaho moteri ya Rayon Sport. Kubona ibitego. Urimo gutongana. Coach yarabatuye mwanya yose ariko tubyemeranye Hitimana. Ruvumbu yarekera magukuri. Yahawe jaune ryari wasiri. Yahawe jaune ku mukinnyi wa Rayon Sport bakoreye ikosa ntibasifura. Ahubwo basifura uriya kipe. None se Ruvumbu ni umuvugira. Bamuha jaune. Ojera yabonye jaune. Agiye kurekerama ko batateye babimye kona. Ibintu bisanzwe kurekerama. Rayon Sport ni kapiteni, urekerama ni kapiteni. Umukino usanzwe. Kapiteni atavuga. No rero. Iki kibazo gikemuke gutya. Niba ufite kapiteni utavuga ugiye kwinjira muri iyi mikino, iyo brassard mukuru yambike Ruvumbu. Ariko nta musifuzi mpuzamahanga, ibyo ni byo mu Rwanda. Ibyo ni byo abamenyereye. Kazungu Clever. Wowe urazi Kazungu Clever. Uyu mukinnyi witwa Ruvumbu iyo atabuye umusifuzi bamuwoninze kabiri yashatse no kuyikuramo inshuro ebyiri noneho amuguma imbere twese nayirebye neza bamuwoninze inshuro ebyiri. Nibarize Kazungu wabonye Ruvumbu atoke Rayon Sport bagiye kurekera makurusha bari iriya kipe y'Abarabu niyo kipe arekera anta Eritsenzinga Ruvumbu nge mu Rwanda kugeza ubu nemera ko ari umukinnyi wa mbere w'umuhanga. Ariko hari uburyo Ruvumbu yikomporuta n'abasifuzi bo mu Rwanda bora baribwa ngo arabatuka cyane. Ruvumbu yikomporuta ibintu mu myaka yafite 31 kurekarama byari byo ariko uburyo yarekarama uzi ko yanaciraga n'umusifuzi mu maso.